Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, Imana ibahe umugisha. Reka nongere kandi mbahe ikaze inshuti zanjye, bavandimwe banjye, abafatanya nanjye kwamamaza ubutumwa bwiza, abadukurikirana umunsi ku munsi kuri channel yacu. Imana ibahe umugisha. Ni ukuri reka nkomeze mbashimire, murimo muranshyigikira, murimo muratuma ndushaho kuzamuka. Ni ukuri reka mvuge ngo murimo muratuma channel yanjye ni ukuri irushaho nyine gukora uko yakoraga. Ni mwebwe rero mbikesha. Imana ibahe umugisha, kandi umwanya mugira ndabizi ko bari mukeya, ariko mu mwanya mugira muke kuri YouTube habaho ibintu byinshi cyane. Muri wa mwanya muke nanjye mukagira umwanya wo kuza kuri channel yanjye mukumva ijambo ry'Imana, mbiha agaciro. Ndabibashimira, bamwe ndabazi abandi simbazi, ariko Imana ibahe umugisha. Ni ukuri kandi uyu mugisha ndi kubasabira, ndi kuwusaba nyine nkoresha amagambo, ariko Imana ndayinginze mwatura ari amagambo ugaruka ari ibikorwa. Uyu mugisha ndi kwatura nzabone message muri comment, nzumva bampamagara bambwira ngo wa mugisha watwatuyeho twawubonye mu bifatika. Imana ibahe umugisha. Abari mu Rwanda, abari Burayi, mu bihugu bitandukanye, ndabizi ko mbafite inshuti nyinshi, bamwe turaziranye, abandi ntituranabonana, hari nabo twahura mu nzira simbamenye, ariko reka mbasaba ikintu kimwe: nituramuka duhuye ukabona uranzi, ni ukuri ujye unsuhuza. Kuko nge birashoboka ko nkuba bankurikiranye abantu barenga ibihumbi, mu by'ukuri ngewe simbazi, ariko birashoboka ko wambona muri bisi, birashoboka ko wantambukaho ku cyapa yenda nteze moto cyangwa nawe uteze, ndagusabye birashoboka ko wantambukaho uri mu modoka, yenda ntuzahagarara kubera ko aho uri bitakwemera guhagarara, ariko nubona hari uburyo bwatuma bwasumvugije uzansuhuze ngumenye, bizaba ari umugisha. Kuko ndakambabwire umugisha wa mbere ni abantu. Iyo umuntu afite abana bafite ibintu, rero Imana ibahe umugisha. Abo tuziranye nabo tutaziranye, ndabizi neza nyine ko Imana yashyizeho buno buryo kugira ngo ubutumwa bugere aho tutaragera, naho tutazabasha kugera. Haraho tutazabasha kugera, ariko ubutumwa bwo buhagere, kandi ikigenderewe nyine si ukuhagera, ikigenderewe nuko ubutumwa buhagera kandi bugakora nyine icyo bwagakoze nubwo twaba twahageze. Rero Imana ikomeze bashyigikire, ihumugisha imirimo y'amaboko yanyu, abakora ihumugisha imirimo mukora, abadakora muhabwa akazi, ibyo ngibyo Imana ibikore kwiyubahisha. Reka rero twongere dushimire Imana iduhaye umwanya, maze kandi tuganire ijambo ryayo Imana yashyize ku mutima. Mana, turagushimiye ko waduhaye ubuzima, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Mwuka wera nshoboze kubikora gutyo, kuko ngewe ntabyishoboza, kandi niwe uzi ibyo abantu bakeneye. Ibyo nibyo yampaye ngiye kuvuga rero, maze ijambo ryawe rireme icyo waritumye mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 7 umurongo wa 11. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 7 umurongo wa 11. Haravuga ngo bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Wari wapfuye ari umwana w'ikinege, kandi nyina ari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba agikoraho. Abakikore barahagarara, ati muhungu ndagutegetse byuka. Uwari upfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina, amen. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tuganire ijambo numva riri mu mutima wanjye, kandi numva nyine nanjye ubwanjye ribuze kundemera igitangaza. Ijambo rivuga ngo ntibirarangira. Ntabwo birarangira. Hari ibintu wareba ukabona byarangiye. Imana intumye kubwira ngo nkubwire ngo ntibirarangira. Wabona hari igihe ureba ukabona byarangiye neza, ukabona ibimenyetso byo kurangira birahari, ariko ngo utumweho ngo nkubwire ngo ntibirarangira. Hari igihe uba ufite ubukwe ukabona ubukwe bwapfuye burarangiye neza. Hari igihe ufite urugo ukabona urugo rurangiye neza,
hari igihe ufite business ukabona irarangiye. Hari ibintu byinshi tujya tubona ko byarangiye. Ibyo ngibyo rero, ibyo ngibyo abafite ibyo ngibyo babonaga ko byarangiye, mbatumweho ngo mbabwire ngo ntabwo birarangira. Haleluya, ntabwo birarangira. Kandi untumye kubabwira ko bitararangira afite ubushobozi, afite imbaraga. Muri we harimo ubutware bwo gusubizamo ibintu buzima. Muri we harimo ubushobozi bwo gufata ibyapfuye akabizura, abeshaho n'ibitariho. Ntabwo ari njye wabyibwiye kubibabwira, nabibwiwe n'ifite ubushobozi binyuze mu ijambo ryayo. Irambwira ngo nze mbabwire ngo ntabwo birarangira, ntabwo birarangira, ntabwo birarangira, ntabwo birarangira. Hari igihe umuntu abari imyaka akabona byararangiye, ntabwo birarangira. Haleluya, 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 ntabwo birarangira. Bibiliya igaragaje uyu mupfakazi. Icyambere, yagize ibyago arapfakara. Apfakara asigaranye umwana umwe w'umuhungu. Kino gihe hari itegeko ngo rivuga ngo iyo ushatse mu muryango ubeshwa mu muryango n'ibintu bibiri washatsemo. Icyambere, nubwo mwaba mutarabyara ariko umugabo wakaba akiriho, iyo yabaga impamvu ikomera komeza kuba mu muryango washatsemo. Kabiri, iyo wabaga yenda warabyaye ugapfakara ariko ukaba ufite umwana w'umuhungu cyangwa abana b'abahungu, iyo yabaga ari impamvu ya kabiri kubesha mu muryango. Iyo wapfakara gutarabyara wahitaga wirukanwa ukava mu muryango washatsemo. Uyu mugore yarapfakaye ariko apfakara asigaranye impamvu imwe imwemera kuba muri uyu muryango, ari wo mwana w'umuhungu umwe yari afite. Bibiliya yavuze ngo haciye iminsi umwana ararwara. Yari abizi neza yuko uyu mwana aramutse apfuye yahita asubira mu muryango, ko nta kimubesha mu muryango yashatsemo kigihari. Hari igihe ureba impamvu yatuma byongera kubaho ukabona ntayihari, ariko nubwo utayibona Imana irabona ko bigihari. Birahari. Iyo business irahari, urwo rugo rurahari, ubwo bukwe burahari. Hari ibintu ugiye kubona byabayeho kandi wari waramaze kubona ko byarangiye. Nagutumwe mubwire ngo ntabwo birarangira, ntabwo birarangira. Hari igihe abantu bagira ngo agaciro k'umuntu karangiye kubera ibihe yanyuzemo, cyangwa ntabwo birarangira. Ngo haciye iminsi umwana arapfa. Hirya yo gupfa k'umwana yari azi ko igikurikiraho ari uguhita asubira iwabo. Ngo bari batuye mu mudugudu witwa Nayini, ngo wagiraga amarembo abiri. Hari irembo binjiragamo, hari n'irembo basohokeragamo. Bagombaga kujya gushyingura uyu mwana, bakava gushyingura uyu mwana, uyu mugore asubira iwabo. Bene wabo nabo baza bakagabana iby'umuhungu wabo. Ntacyo yari afite kikimwemera kuba muri uyu muryango. Kuri we byari byarangiye. Ariko ndashimira Imana, sinzi ibyo ubona byarangiye ku buzima bwawe, sinzi ibyo ubona byarangiye mu muryango wawe, ariko ngo ufitiye ubuhanuzi buvuga ngo ntabwo birarangira. Haleluya, ntabwo birarangira. Ndabyumva n'imbaraga, ndabyumva n'ubushobozi. Hari ibintu bigiye kubaho abantu bari bazi ko byarangiye. Haleluya. No kwa Lazaro bari bazi ko byarangiye, bari banashyinguye, hari hashize n'iminsi 4, ariko ngo Yesu ahageze Lazaro yongera kubaho kandi yari amaze iminsi 4, ngo arananuka. Ariko Imana ifite ubushobozi bwo gutuma n'ibyapfuye byongera kubaho, n'ibinuka byongera guhumura. Iyo niyo yambwiye nkubwire ngo ntago birarangira. Haleluya, haleluya, ntago birarangira. Iri jambo twarivugaho byinshi, ariko ndarivugaho bikeya bijyanye n'iby'Imana yampaye kuvuga, ariko nirigari. Kwirimbi hari abategereje ko bazana umurambo bakawushyira mu mva. Bene wabo w'umugabo bategereje ko bava gushyingura, bavayo bakaza undi nawe ategereje gusubira iwabo. Kumbi bari kwitegura ibyo ngibyo, ngo Yesu nawe bari mu nzira za. Haleluya, ngo bari mu nzira za. Ntiyajya aho binjirira, ahubwo ajya aho basohokera.
kandi yagomba kujya ku marembo binjiriragamo. Yesu ntiyasohokaga, yaraje, ariko ntiyajya aho binjirira, ajya aho basohokera. Kubera iki? Uyu mugore ntiyagombaga kurenga ku marembo y'umudugudu witwa Nayini, ngo Yesu ahagarara hahandi nyine atemerewe kurenga. Yari yamaze kubyakira, umutima yari yamaze kubwira ngo tuza mutima, narapfakaye, none niwo nacungiraga aragiye, gahunda ni ugusubira iwacu, ko nta kimbesha mu muryango nashatsemo kigihari. Hari igihe ugasanga nta mpamvu igihari yo guhabwa ijambo, nta mpamvu igihari yo kuvugiraho, ukabonaga uruvugiro rwararangiye. Ariko reka mbabwire ngo ibyo bintu wabonaga ko byarangiye, nakuzaniye ijambo rivuga ngo ntabwo birarangira. Kandi yahanitse ikirere ikadendereza inyanja, yaduhaye umwuka wo guhumeka, niyo yantumye ngo ntabwo birarangira. Ngo bageze ku marembo y'umudugudu witwa Nayini, ngo basanga Yesu arahahagaze. Aho bazi kuzasebera niho Yesu azagutabarira, aho bagutegeye Yesu azaba ahahagaze. Ndashimira Imana, ndashimira Imana. Tewe yaravuze ngo bari bazi ko ugiye gukorwa n'isoni, barajya he ko ijuru ritabaye, bari bazi ko uyu mugore birangiye, bari bazi ko asubiye iwabo. Unyumva bari bazi, barajya he ko ijuru rigiye gutabara mu buryo butunguranye, ko uyu mwaka ugiye gutungurana, ko uyu mwaka ugiye gutungura, uyu mwaka ugiye olesiforadra, uyu mwaka ugiye gutungura abantu, nawe ubwawe witungure. Hari ibintu Imana ikora nubwo abantu nawe ubwawe bati nanjye birashoba bimba bigenze gute. Ndeka Imana irakora ibintu biri buze gutuma ari ababibonye batungurwa, natwe ubwacu dutungurwe. Uyu mugore wagize ngo we ntiyatunguwe no kubona umwana we amusubiranye. Umva uko Bibiliya ivuga ngo yegera nyina w'umwana. Haleluya! Yegera nyina w'umwana, ngo aramubwira ngo wirira. Kandi mwumva icyantangaje, amubwira kutarira kandi kimuriza kigihari. Ndashimira Imana ko igitanga ihumure kandi tukiri mu bibazo. Imana igitanga ihumure kandi tukiri mu bibazo. Imana igahumuriza umuntu kandi icyari gihagaritse umutima kitararangira. Umuntu akamera nk'uwariye kandi atarabona ibiryo, kubera ko Imana ivuze ngo nzakugaburira. Umuntu akaba mu buzima bumeze nk'ubw'ikanani kandi akiri mu butayu, aramubwira ngo wirira, kandi amubwira kutarira ikimuriza kigihari. Ngo akimubwira iryo jambo, ngo yegera bikoreye ikiriba, ngo agikora, ngo barahagarara. Ngo abwira umuhungu ndagutegetse byuka. Ngo wari upfuye arabaduka atangira kuvuga. Umva ijambo ryanejeje. Haleluya! Ngo amufata ukuboko, afata ukuboko kwa wa mwana, wa wundi wari wapfuye, wa wundi byari byarangiye mu maso y'abantu ariko ku Mana bitararangira. Ngo amufata ukuboko, ntiyamuhereza se wabo, ntiyamuhereza nyirakuru sinzi niba yaramufite, ntiyamuhereza sekuru sinzi niba yarahari, ariko famiye zose ndabizi ko zarize. Ngo ntiyagira n'umwe amuha muri bene wabo w'umugabo. Ngo amufata ukuboko amusubiza nyina. Amusubiza nyina imbere y'abavukana n'umugabo we, amusubiza nyina imbere ya sebukwe na nyira. Abari bazi ko byarangiye, mu bibazo byawe si bose bababarana nawe. Hari abishimira amakuba n'ibyago byawe, ariko ari abashimye, bose ngo amufata ukuboko amusubiza nyina. Uwari uzi ko agiye gusubira iwabo, uwari uzi ko birangiye, abona asubiranye mu rugo n'umwana we. Reka nkubwire ngo abantu bagiye gutungurwa n'ibintu bari bazi ko byarangiye. Hari ngo abantu bari bazi ko zarangiye, Imana igiye gukora iduma izo ngo zongera kubaho. Hari abari bazi ko ubuzima bwarangiye kubera ko bari nyine imfatiro zari zarasenyutse, naho bwabonaga byarangiye, ariko Imana yakumye ngo ntabwo birarangira, ntabwo birarangira. Hari impamvu yatumye bavuga ko byarangiye. Imana igiye kurema impamvu ituma ivuga ko bitararangira. Kuko buri mvugo yose izanwa n'impamvu, buri zina ryose rizanwa n'impamvu. Nagutumweho ngo nkubwire ngo ntabwo birarangira, ntabwo birarangira. Kwa Yosefu bari bazi ko byarangiye, ntabwo birarangira. Petero muri gereza bari bazi ko byarangiye, ntabwo birarangira. Nagutumweho mupapa unteze amatwi, mu mama musore naye mukobwa, ntabwo birarangira. Umenye ngo ntibirarangira.
ifite byose mu kiganza yambwiye ngo nze nkubwire ngo ntabwo birarangira. Mu nkundire dusenga isengesho rishimira Imana ko bitararangira. Wowe ubyizeye bikubere nk'uko wizeye. Ndashaka kuzabona ubuhamya, ndashaka kuzumva ubuhamya, wabutanga kuri cano wanditse muri comment, wahamagara, wajya mu rusengero aho usengera. Ndashaka kuzumva ubuhamya uvuga ngo hari ibintu nari nzi ko byarangiye, none ijambo ryayo ryatumye byongera kubaho. Icyo gihe ntituzirata ikindi, tuzavuga ngo izina ry'Imana ryabikoze rihabwa icyubahiro. Mbibutse ikintu kimwe, igihe cyose Imana izagira ibyo ikora inkoresheje, igihe cyose hari ubutabazi uzakira, igihe cyose hari igitangaza uzakira, binyuze mu buhanuzi bwanyuzemo, binyuze mu ijambo ryanyuze, yewe binyuze mu magambo navuze, ntuzabone njyewe, ntuzafate John ngo umushyire hejuru, uzabona Imana yakoreye muri John, ushimira Imana yabikoze. Gusa nanjye ubimbwire, mfatanye nawe gushimira Imana yabikoze, ariko ntuzabona ubuhangange bwa John, uzabona ubuhangange bw'Imana. Simba ndi hano ku bwanjye, ndi hano ku bw'Imana ikankoresha ibyo yagambiriye. Igihe cyose izaguha akazi, igihe cyose izakubakira urugo, igihe cyose izakora ibyo uzizerera mu ijambo nzavuga, ntibizasohore ngo ubone ko ari njyewe, uzabona Imana yakoreye muri njyewe. Kubimenya kwanjye bimariye iki? Bituma nshima Imana, nkabwira Imana ngo komeza unkoresha ubushake bwawe, komeza umpa imbaraga zo gushaka gukorera. Biranshimisha kubona nyine hari umuntu uguwe neza Imana yanyuzemo. Ariko ndabasabye uzabanza ushimira Imana, nibiba ngombwa nanjye unshimire. Ariko mbere na mbere uzibuke ko ari Imana yakoze, atari njye wakoze. Ngende igikoresho cy'Imana. Ntabwo igifite agaciro ari igikoresho, igifite agaciro ni umukoresha. Turi abana b'Imana, ariko nidukoresha ibyo yagambiriye bitewe n'icyo ishaka guha ubwoko bwayo. Mbinginge mu mbabazi z'Imana, igihe cyose naba mpagaze ndi kubwiriza, ntuzabone ko ari njyewe, uzabona Imana muri njyewe cyabikoze. Ukomeze unsengere, nkomeze nemere gukoreshwa n'Imana. Hari igihe tujya tureka kwirata Imana idukoresha, tukirata ubuhangange n'ibindi, ariko si twebwe. Pawulo avuze ngo si njyewe uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njyewe. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, kandi ikomeze inshoboze, namwe bashoboze. Tuba ab'Imana yishimira, tube abakoreshwa n'Imana uko ishaka, maze tubere isi umugisha. Reka dushimire Imana. Imana turagushimiye ko bitararangira, turagushimiye. Ibyo bivuzwe n'ijambo ryawe, uko tubonye ubuhamya bwaho bari bazi ko byarangiye, ariko urahaseruka, ibyo bantu bonaga byarangiye byongera gusubirana ubuzima. Buri muntu wese uneze amatwi afite ibyo yabonaga byarangiye, atakinasengera, yamaze kuraho n'umutima, ariko ugiye guhera kuri ibyo ngibyo babonaga ko byarangiye kugira ngo ugaragaze ko bitararangira. Tuzagushima tuguhimbaze, icyubahiro kigarukire wowe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Ni ijambo ryavuga ngo ntabwo birarangira, amen.